ko nje kubagirira neza, babwire ko nje kubatarura aho bari baratataniye hirya no hino. Nduwiteka uje kubaramburira amaboko. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Ni wowe nanjye rero Imana ivuganye. Imbaraga zaguteje uburwayi, hari imbaraga z'Imana zimanukiye kwirukana ubwo burwayi. Hari imbaraga z'Imana zimanukiye kwirukana kanseri. Hari imbaraga z'Imana zimanukiye kuguha ubuzima. Hari imbaraga z'Imana zimanukiye kugukiza umutwe. Hari imbaraga z'Imana mu kabari kamwe kujya kuganirirayo, bansaba impapuro ndazizana, batese ufite inkwano, ndavana burya nyakubahwa Imana dore ngiye yarayimpaye, mbereka Bibiliya. Ariko nyibivuga Canaan TV, ubutumwa bwiza, ijambo ry'Imana mu gihe cyacu, kuko umuntu uwo ari we wese akora mu gihe cye. Mu minsi Imana yateguye umuntu azarama, akenshi arege dusangamwe amateka y'iby'Imana yatugeneye cyangwa se yaho tuzaba. Imana ishimwe cyane rero, ni ukuvuga ngo natwe iyo tubona duhumeka dushima Imana. Hari ibyo iba yakoze byinshi, kandi tuyishimira ko hari benshi bagiye bapfa cyangwa se bava mu mubiri, ariko twebweho Imana iraturengera. Ntabwo ari uko turusha abandi gukiranuka, ahubwo ni imirimo y'Imana ijya ikora ku bantu bayo. Imana ishimwe cyane. Uyu munsi tugarutse dushima Imana, tugarutse duhimbaza Imana, tugarutse tuvuga ngo Imana ishimwe, kuko muri iki gihe cyangwa se muri iyi minsi, muri ibi bihe bigoye, ibihe byaguma mu rugo mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se mu isi yose, cyane ko muri iki gihe ntabwo ari igihe cyoroshye, ni igihe gikomeye, ni igihe abantu bose bagomba kwirinda covid. Icyorezo cya corona gikomeje gufata intera nini cyane mu buryo bukomeye. Bivuga ngo rero natwe nk'abantu bagiye kubanza kuvugira Imana yacu, tugomba no kubwira abantu kwibutsa kwirinda corona virusi, ndetse kwambara agapfukamunwa neza, gukaraba isabune, bagakaraba neza, cyangwa se ukisiga sanitizer kugira ngo ubashe kwirinda kwikingira iki cyorezo, kuko kirica, ntabwo ari imikino. Bivuga ngo rero byari byiza cyane kuko utaba muri babandi babirwanya, ahubwo waba muri bamwe biteguye, kuko iminsi ni mibi. Bivuga ngo rero biragusaba kuba maso. Imana ishimwe cyane rero, nako ntabwo twabura kukavugaho nk'abakozi b'Imana, kuko nabyo biba ari byiza gufasha leta cyangwa se isi, kugira ngo tubwire abantu, kugira ngo ejo utazagwa mu kibazo. Ari umuntu uvuga ngo Imana izandengera, ngo Imana izabindinda, ariko aho kwivuza burya wakwirinda, nibyo byiza. Imana ishimwe cyane rero. Uyu munsi uyu muntu muratumenyereye cyangwa se muramenyereye, ni Wihoreye François cyangwa se Karosi. Ndi umugabo ndubatse, mfite madamu n'abana 3. Imana yagize neza, tugiriye neza, natwe turishimye. Imana ishimwe rero. Imbere za kamera za Canaan TV murabona umukozi w'Imana usize amavuta, nkuko tujya dutumira cyangwa se twabwiye ngo uyu mwaka wa 2021 tugiye guhindura, dukorera Imana mu gihe cyacu. Imana ishimwe. 2020 twarakoze, 2021 tuza duhindura. Imana ishimwe cyane rero. Hari ibyo yakoze rero, hari n'ibyizakora, nihabwe icyubahiro. Reka rero tumwakire, ariko mbanza kugusuhuza wowe ukurikiye iki kiganiro, vuga ngo amahoro y'Imana abane nawe, kandi turakwakire mu izina rya Yesu. Twakira abantu muri za diaspora zose zitandukanye, Amerika, Uburayi ndetse Aziya, abantu bari mu Buhinde, abantu bari muri Canada, turabasuje mu izina rya Yesu. Abantu bari muri Amerika, muri leta ya Virginia ndetse n'ahandi, abantu bose abantu bajya badukurikira bari Burundi, abantu badukurikira bari Kampala, abantu badukurikira bari muri Zambia, za Mozambique, ahangaha hirya gatoya, mwese turabasuje. Muri Afrika y'Epfo namwe mujya mudukurikira, turavuga ngo amahoro y'Imana abane namwe, kandi Imana ibane namwe mu izina rya Yesu. Reka rero umukozi w'Imana, mwamubonye umukozi w'Imana kandi ushima Imana, reka atwibwire. Imana ishimwe. Murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Ev Lukundo, ndi umugabo ndubatse, mfite umugore. Turashimira Imana aho ituvanye n'aho itugejeje. Ndi umukozi w'Imana rero mu buryo bwo kuririmba ndetse no mu ijambo ry'Imana. Imana ibaho umugisha.
Rukundo ni umukozi w'Imana, ni umugabo. Rukundo, umaze imyaka ingahe uri umugabo? Nashatse umugore 2019. Nashatse umugore 2019 mu kwezi kwa 10 ku itariki 5. Birumvikana amaze umwaka umwe nubatse kandi nkomeje kubona imbaraga z'Imana. Rukundo, mu minsi yatambutse wari umusore kandi rwose ufite amavuta cyane 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 cyane, ko ndabyibuka ko mu cyahafi twajyaga unakunda kuza cyangwa se kuririmba no kuvuga Imana neza. Eske aho umaze gushakira wabaye umusore, umaze gushaka wabonye iki gitandukanye cyane mu busore, mu buzima bw'ubusore no mu buzima bwo kuba washaka? Mu buzima bw'ubusore nari meze nk'umuntu uri mu buzima bw'uburetwa, ntabwo natinya kubivuga kuko nubwo na burya mwambonaga nkorera Imana ngira gute, ariko nari ndi mu buzima bumeze nko kwihishahisha, bwo kuraraguza mu nzu zitari izanjye cyangwa se mu buzima butanshimishije. Ariko aho maze gushakira umugore maze kubona itandukaniro cyane, kuko niba naracumbikanga mu mazu y'abandi, ungiriye impuhwe akangaburira, utazingiriye akangaburira. Nkwibutse ko hari n'igihe rwose rimwe nazaga hari iwawe mu cyumba naririmba, mwanyuza hahandi mwe ujya munyuza abantu, nkaba ari uko nyine akaba ari bwo buzima bwanjye. Urumva rero hari itandukaniro ry'aho Imana idukuye nayo tugejeje. Maje gushaka nibwo nabonye madama nzanira ibyo kurya, nkabona arantegurira, kandi ntabwo ndabona naburaye. Urumva hari itandukaniro, kuko nyine umusore naraburaraga. Bivuga ngo gushaka ni byiza. Nabwira abantu bose badukurikiye, harimo abasore cyangwa se n'abakobwa, gushaka harimo umugisha utandukanye n'uba mu busiribateri. Nawe rero udukurikiye uri umusore cyangwa uri umukobwa, urumva ko inzira niyo. Imana ishimwe. Rero Rukundo, iyo umuntu amaze gushaka bajya bavuga ngo waba umukire waba umukene, byanze bikunze ntihabura akantu. Kuko ndabyibuka nanjye maze gushaka twigeze gukena, ariko ntabwo twakennye ngo tubure ibyo kurya, ariko twabuze n'amakara ya 200, kandi twari tumaze nk'ibyumweru nka 2 tumaze gushakana na madamu. We ntago ako kantu kakungezeho? Mu by'ukuri ntabwo umuyaga nk'uwo nguwo wabura, wanyuzeho mbona uranankomereye, ariko sinahangayika cyangwa ngo nihebe, cyane yuko narushinze Imana yavuganye nanjye cyane. Muri ubwo buzima bwose rero amakara yageze harabura, ndetse nanjye mbona imbere y'umugore ndasebye, mbona hari igisebo kigaragara. Kuko ndibuka hari igihe nigeze kubaza umugore byancanze, ndamuzana ariko sheri uyu munsi turarya iki? Yanshubije ijambo arambwira ngo ibyo byose ni wewe bireba, ngiye nta kintu bindebaho. Ariko ubwo manuka nyine numva ntazi aho biri buve, icyo akora mpora n'umuntu mbona mbonye mano. Bityo rero Imana ikomeje kudusigasira muri make. Ako kantu ntago kabura, keretse abasore biyemera cyangwa se iyo ukiri mu buzima bajya bavuga ngo ni ukwezi kwa buki. Ariko ako kantu waba umukire ntabwo kabura, kuko hari imbaraga nyinshi ziba zatakaye mu bukwe. Tubwira abantu ngo niba ugiye gushaka jya uzigama, kuko haba hari iminsi izabigoye ko ubusurwa, kandi nkubwire ngo abantu benshi bagusura burya ntabwo ariko bose bakuzanira. Wabonye ariko bazana? Ntabwo ariko bazana, kuko njye nsubiye inyuma gato njya gushaka, ninjye muntu wapanze gahunda z'ubukwe shingiye ku ijwi ry'Imana. Nari nshingiye ku Imana avuganye nanjye, ko ndabyibuka nta n'igiceri cy'ijana nari mfite, ntacyo, ngo ndimo ndatangiza umushinga. Kurya wambonaga nza nkicara hariya, ni kurya nari imeze, niko nararaga. Kwari ubuzima bwanjye bwo gusenga. Ariko muri ibyo byose ndibuka ngeze mu gihe cyo gukora urukiko, nagombaga kurukora ari kuwa 4 nimugoroba, nibwo wagombaga kumbera pare. Yambaje kubijyanye n'amafaranga, taje ndamubwira nti marayika, Imana yohereje marayika ajya kuri banke kubikuza, ariko sindamenya umurongo yahasanze, mbese ngo mbe nabona amafaranga. Arambaza ngo ushatse kuvuga ko utangije umushinga w'ubukwe nta mafaranga ufite, kandi mu bintu twavuganye no kwa sobukwe ari uko ugomba kuzatanga inkwano? Ndamubwira ni rwose nta mafaranga ndabona, icyo akora Imana niza nibyo. Ahita nkatira nyine ansezera mu bantu bagomba kumbera pare. Ariko maho ngaho niho Imana yaje gukora, kuko amaze kunkatira nibwo nabonye umuntu araza arakomanga, arambwira ngo wakoreye Imana ntiwaseba. Ndavuga nta mena, mbona
abumbuye akaverope kari karimo amafaranga, mbona amaye amafaranga, ndambonamo inkwano, cyakora bwari bihuye n'inkwano gutyo neza. Ibindi byose Imana yagombaga guca izindi nzira, ariko inkwano ndayibona ndakwa. Unayenda umuntu warongoye nakoye, ntabwo napfuye kugenda gutyo gusa. bivuga ngo marayika yari yavuye kuri banki, umurongo wari wagabanutse. Bwa buhanuzi nari navuze bwa marayika wagiye kuri banki, byagaragaraga ko ndi mu mwuka, ariko simenye ibyo ndimo ndihanurira ibyo ari byo. Gusa burya hari ururimi tuvuga tukaruvuga, ariko Imana yumvise kandi yateguye umugambi wo gukora ku buzima bw'umuntu. Mu by'ukuri muri make ndumva neza, mpamya ntashidikanya ko marayika yari yagiyeyo, ariko sinari nabirose, nta n'umuntu wari wabimbwiye, gusa nta niyerekwa. Gusa muri njyewe numvaga ko ari ukwire mu mutima nyine, kugira ngo abantu badakomeza kunkoba no kunseka. Imana ishimwe cyane. Rabarokore kwizera n'ibisazi, kwizera n'ibisazi, kwizera bajya vuga bakugereranya nk'ibisazi, kubera yuko umuntu yizera ikintu kidafatika kandi kikavamo igifatika. Bwa ngo Aburahamu ajya kwizera ko azabyara, ntabwo si uko ataramaranye imyaka n'umugore we, yari amaze igihe atera intanga ariko ntihagire ifata, ariko arizera, yizera Imana. Amaze kuyizera bimuviramo kubyara, abyara Isaka, bitera umugore we guseka. Bivuga ngo rero natwe iyo tugeze mu kwizera, nanjye ndumva byaruko ko ndabyibuka bigeze kunjyana nenda gukora ubukwe, nanjye aho banjyana abagabo bari abakire pe, twasenganaga nyoboye, banjyana ahantu mu kabari kamwe kujya kuganirirayo, bansaba impapuro ndazizana, bati ese ufite inkwano? Ndavuga ni burya nyakubahwa Imana dore ngiye yarayimpaye, mbereka Bibiliya. Ariko nyibivuga Imana yakoze ibitangaza, n'inkoko yewe nibatumye nyirya neza bitewe n'ubuzima. Ariko seruko wewe wari wikodeshereza n'inzu y'ibihumbi 20, tujye tuvuga Imana neza, tuyivuge, tubwire abantu aho Imana yadukuye. Njyewe yongeye kuvuga iby'Imana birandenga bikantangaza, kuko no muri iyo gahunda yose y'ubukwe, inzu nakoreyemo ubukwe n'umuntu wayinkodeshereje. Bivuze ngo mu busore bwanjye sinari narigeze nikodeshereza inzu y'ibihumbi 20. Ni umuntu wayinkodeshereje, we ampitishamo, arambaza ngo ari kwishyurira imyenda abageni bazambara no kukwishyurira inzu, urahitamo iki? Urabyumva nawe cyari kimbabaje, yari inzu, kuko byanga bikunda nubwo nari kugenda niyambariye gutya, cyangwa se nkaza nkakubwira nti nabonye untije agakote bya nari kurongora bikemera, ariko mpitamo inzu arayinyishyurira. Ubuzima burendereya mu by'ukuri, shingiye aho Imana idukuye n'aho irimo iratugeza, biragaragaza. Yego ntabwo twavuga ko hari aho itugejeje 100%, ariko uko biri kose hari aho ituvanye, hari n'aho itugejeje. Kuko hari igihe abantu bavuga ko tuzapfa ntacyo twimariye, tuzapfa turimbwa cyane mu miryango iyo ngiyo dukomoka, baraturebaga bakabona turi ibigoryi, kwiga biratunaniye, ngo dufashe Bibiliya. Ariko muri ibyo byose Imana yerekanye imbaraga zayiciye mu bukwe. Mbona data na mama baje gutaha ubukwe, mbona imiryango irateranye, kandi mu muryango wacu nkubwije ukuri, nkabwiza ukuri n'abantu bakurikiye iyi TV kanari, mu by'ukuri ninjye mu muryango wakoze ubukwe, ninjye wakoze ubukwe, ndarambagiza biremera. Bivuze ngo abandi bose bashaka bagize bishingiye. Icyakora mpamya ntashidikanya ko igisekuru cyanjye ari Imana ihagurukijemo nk'abantu b'umumaro, nk'abantu izagikora imirimo n'ibitangaza. Bivuga ngo Imana yishe umwaka ari kuwa gatandatu itariki 5 z'ukwa 10 2019, Imana yica umwaku. Umugore nashatse mbona nyambitse impeta, mu gihe nari mfite igihunga n'ubwoba bw'uko ari buze kwisubira imbere ya pasiteri. Ngiye kumva aravuze ngo njyewe nshakanye na Ev Lukundo, tuzabana tubyaye tutabyaye, tuburaye tutaburaye, nzaba ndi kumwe nawe. Kandi sindabona, hari umunsi twigeze kuburara ariko sinabonye ansigiye. Bivuze ngo icyo yansezeranyije yaracyubahirije. Imana ishimwe cyane. Rero bakunzi bacu, bakunzi ba Kanani TV, burya Imana irakora. Iwica ari kuwa 4 mu rukiko, ikanawica ari kuwa 6 saa 8. Vuga ngo Imana rero yagize neza. Rukundo, Imana igumugisha. Kandi rwose hari byinshi cyane tugenda tuyihamyaho iyo tuyikorera. Ngo hari umuririmbyi yaririmbye aravuga ngo tuyikorere izaduhemba, natwe ibihembo byayo turimo turagenda tubibona. Vuga ngo rero abantu bakurikiye Kanani TV,
ni iki ubahishiye? muri aka kanya mbahishiye byinshi, kuko nicyo gihe Imana iduhaye umugisha wo kugaragara hano kuri Kanani TV. Dufite byinshi kuko iyo tuvuze ku by'ubukwe bwanjye, nibuka ngeze muri gare ya Nyabugogo ku munsi wo kujya mu rukiko, ubwo mfite ya nkwano gusa, mbwira abantu twari kujyana ati muzana amafaranga tujye gukatisha, tugende n'imodoka dukatishije. Mu gihe bose bamaze kuyama nayakusanyije ari 35,000 urabyibuka, ndi kuri kontwari ya Sharomo hariya kuri iriya agence bita Sharomo, undi gukatishiriza abantu amatike. Cyakora nta nimwe bari bampaye. Telefoni y'umuntu irampamagara, irambwira ati muri he ko nababuze. Ndavuga nti turi hano kuri Sharomo, ahubwo zana amafaranga tugire gute dukatishe kugira ngo tugende tudakererwa. Arambwira ati umukozi w'Imana nkawe ntabwo yagenda mu modoka yakatishije, ngwino kataha naha unsanga aha. Ngiye mpasanga imodoka. Mu bantu 70 uwo munsi bakoze urukiko, ninjye muntu Imana yubahishije, ngendera mu modoka nanjye ntazi uburyo. Nabo twe turi kumwe bagendera mu modoka tutazi uburyo zije, ntituzi ngo zishyuye gute. Na ya mafaranga bari bampaye nayashyize ku ikofi, nyakiriza abashyitsi nimugoroba mvuye gusezerana n'umugore wanjye. Bivuga ngo Imana yishe umwaka. Imana yishe umwaka. Imana ishimwe cyane rero, turayishimiye cyane, yarakoze kandi tuzaguma tuyivuge. Rukundo, buriya muri byose ndashaka ko tuzafata igihe ugahaba abantu bakurikiye iki kiganiro ubuhamya uhereye hasi ku bwana cyangwa se ku mbere. Buriya abantu baba bashaka kugira, ariko uyu munsi kuko dufite agahe gato katari kanini k'ijambo ry'Imana, ni ukuvuga ngo duciyemo gato, ntabwo ari ubuhamya. Bivuga ngo tugiye kugusengera rero, nurangiza uhita ukomeza ubwira abantu Imana neza, uyivuga uko yaguhaye gushyizemo ijambo. Imana ishimwe. Mwami Imana yacu turagushimiye, uri Imana ishoboye byose, uri umwungeri mwiza. Oni eda proside la siminifo trai one ekrasi de brai sivo awa siminianse. Uyu ni umukozi wawe Rukundo, mugirire neza Ezekiyeli ni umukozi wawe, kandi erosi ebrai enansi we. Iyo tufashe uyini migrate ibyabanje, dusanga Ezekiyeli yaranyujijwemo byinshi n'Uwiteka, wabashije kumurindura murengera. Nanjye sengeye uyu umugirire neza, bwagiye kuvuga ntaba ari we, mbaraga zikuzimu zimuhunge. Lamwata wiri fosigredaye katika jina la Yesu. Mbaraga z'abazimu, mbaraga z'abadayimoni, z'abacunini, z'abakonikoni, mwami umurengere. Uwazakurikira ijambo cyangwa se ubuhanuzi, umuyobozi ubugwaneza n'imbaraga zawe, ndagushimiye murokoze ubuntu bwawe. Akomeza avuge, urangurure muri we, cyo ushima ugikore. Bisabye Imana mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana iguhe umugisha mu izina rya Yesu. Amavuta. Murakoze cyane. Mbanje kubasuhuza wowe ukurikiye kanari. Imana iguha umugisha. Amazina ntabwo yahindutse, Ezekiyeli Rukundo, ndi umukristo ukunda Imana ndetse n'abantu bayo. Hano hari ijambo ry'ubuhanuzi Imana impaye ku buzima bwawe, wowe unkurikiye, ntitaye aho uri, aho ariho hose uri. Imana ifite umugambi mwiza ku buzima bwawe. Ni ijambo riri mu gitabo cya Ezekiyeli, ibice 37 n'umurongo waho wa mbere. Reka dusome mu izina rya Yesu. Ukuboko k'Uwiteka kwangezeho, ansohora ndi mu mwuka, aramanura angeza mu kibaya cyari cyuzuyemo amagufwa, anzengurukana aho yayakikije hose, maze mbona ari menshi cyane muri icyo kibaya, kandi yarumye rwose. Maze arambaza ati, mwana w'umuntu, mbese aya magufwa yakongera gusubira kubaho? Ndamusubiza nti, mwami Uwiteka ni wowe ubizi. Arongera arambwira ati, hanurira aya magufwa, maze uyabwira uti, yemwe mwa magufwa yumye mwe, nimwumve ijambo ry'Uwiteka. Uku niko umwami Uwiteka abwira aya magufwa ngo, dore ngiye kubashyiramo umwuka ngo mubeho, ngiye kubateraho imitsi, mbakwizeho inyama, kandi mbatwikiriza uruhu, mbashyiremo umwuka mubone kubaho, mumenye ko
ndi uwiteka, Imana ihabwe icyubahiro. Ntabwo ndi buze kuza kwita ku buzima ubayemo, kuko ubuzima ubayemo Imana irabuzi. Iri ni ijambo rije kugira ngo rigire aho rigukura, kandi ni ijambo rije kugira ngo rigire aho rikugeza, cyane muri ibi bihe isi yose iri mu gihe kimeze nk'umwijima w'icuraburindi watwikiriye isi. Abanyarwanda ndetse n'abanyarwandakazi abari hirya no hino ku isi, murabizi neza turi mu gihe cyo kwirinda indwara ikomeye yanyeganyije isi, ariko nagira ngo mbabwire ngo yanyeganyeje isi, ariko Imana iri mu ijuru nayo izi impamvu y'ibyo byose. Imana yacu rero ihabwa icyubahiro. Bibiliya iratubwiye ngo ukuboko k'Uwiteka kwangezeho kumanura ndi mu mwuka, kurangije kunzengurukana mu kibaya cyari cyuzuyemo amagufwa. Uwiteka amaze kunzengurukana ankora ku maso, cyangwa se ngakora ku maso uyu mugabo witwa Ezekiyeli, ngo arangije arebye mu kibaya abona ikibaya cyuzuyemo amagufwa, ariko ngo yitegereje asanga aya magufwa nta byiringiro byo kubaho, asanga aya magufwa nta gutera imbere, asanga aya magufwa nta shinge na rugero, nta muvugizi afite. Ariko kuko Imana iri mu ijuru yari yitegereje, ibona yuko aya magufwa akwiriye kongera kubaho. Nagira ngo mvugane nawe wa mubyeyi, mvugane n'umukobwa ukurikiye kanari, mvugane n'umusore, mvugane n'umugabo, nubwo ibyiringiro byo kubaho kwawe ubona birangiye, ariko Imana ifite umugambi wo kuza ikagutwikiriza uruhu, ikagusubizaho imitsi, ikagusubizaho inyama, yarangiza ikagutwikiriza uruhu, ukabaho kubw'izina ry'Imana. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Ngo Ezekiyeli ari muri icyo kibaya amanukirwa n'ijambo ry'ubuhanuzi, nk'irimanukiye muri aka kanya, nk'iri kumanukiye muri aka kanya, ngo riramubaza ngo witegereje uko ubibona urabona aya magufwa yabasha kongera kubaho? Ezekiyeli asubiza Imana arayibwira ngo Uwiteka Nyiringabo ni wowe ubizi, kuko twe tutaraba insoro mu nda za ba mama wari utuzi, tutaramenya kuvuga wari uzi ko tuzamenya kuvuga. Ezekiyeli asubiza Imana, ngo Imana igiye kuvugana nawe iramubwira ngo hanurira aya magufwa. Amagufwa ngo atangiye kumva ijwi ry'Imana, ngo igufwa ritangira gusanga rigenzi ryaryo. Ndagira ngo mvugane nawe muri aka kanya, ngo hanurira ubu buhanuzi buvuga ngo n'ubw'ibyawe umwanzi yabimize bunguri, yamara kubimira bunguri agatuza, ndetse ntabe akigera aho ubaye ngo azanarebe nuko umeze. Hari ibyiringiro by'uko Imana igiye kubimurutsa. Mu yandi magambo nshatse kuvuga ngo ibyo Satani yamize bunguri Imana ibihubuje mu nda ye. Ndagira ngo mvugane nawe muri aka kanya, ntabwo Imana iri buze kuza kwita ku gihe umaze. Aya magufwa, tekereze ko aya magufwa yari yarigeze kubaho, kandi aya magufwa yari yarigeze kugira ubuzima. Ikindi, aya magufwa yari yarigeze kugira imitsi, aya magufwa yari yarigeze kugira inyama, aya magufwa yari yarigeze kugenda. Ariko ngo igihe kimwe kigeze, umwanzi araza arayanyaga, ayanyaga ubuzima, ayateza kwiheba ndetse no kwigunga. Imana ngo yitegereze, ibona aya magufwa akwiriye kubaho, ibona aya magufwa akwiriye ubuzima, ibona aya magufwa akwiriye kongera guhanurirwa. Imana imanura ijambo ry'ubuhanuzi mu gihe aya magufwa nta byiringiro yari afite, nta n'ijwi ry'uhumure yari afite. Ngo Ezekiyeli aba ngo mwa magufwa mwe, nimwumve ijambo ry'Uwiteka. Uwiteka agiye guhuhisha imiyaga y'impande enye z'isi, amagufwa asange rigenzi ryaryo. Imana ihabwa icyubahiro. Imana ishimwe. Ezekiyeli ngo akiri guhanura, ngo arangije ngabona umuyaga uraje uturutse impande enye z'isi, ngo uraza wegeranya ya magufwa. Igufwa ritangira kugenda risanga rigenzi ryaryo.
burya reka nkubwire imbaraga zaguteje uburwayi, hari imbaraga z'Imana zimanukiye kwirukana ubwo burwayi, hari imbaraga z'Imana zimanukiye kwirukana kanseri, hari imbaraga z'Imana zimanukiye kuguha ubuzima, hari imbaraga z'Imana zimanukiye kugukiza umutwe, hari imbaraga z'Imana zije kure mu buzima bufatika ku buzima bwawe. Imana nihabwe icyubahiro. ngo Ezekiel agihanura ngo agiye kubona abona igufwa risanze rigenzi ryaryo, ngo ako kanya umutwe usanga igihimba cyawo, ukuguru gusanga aho kwacomotse, ukuboko gusanga aho kwacomotse, imbavu ziraterana. ngo akiri guhanura muri ako kanya akibona amagufwa amaze kwegerana, ngo arikabona nta mwuka ubiriho, abona nta mitsi afite, abona buri kimwe cyose nticyuzuye nk'uko Imana yamutegetse. ngo Imana irongera iramubwira ngo wituza guhanura, kuko iki ni igihe cyo guhanura, ongera uhanurira aya magufwa. ngo yongeye ahanuye, ngo agiye kubona uruhu ruraje, abona inyama zirizanye, abona imitsi irizanye, ngo ibintu byose bigenda gutyo. ngo ariko habura ikintu kimwe cyitwa umwuka kugira ngo aya magufwa abashe kongera kugenda. uyu munsi ntabwo uri kugenda ngo byemere, nta nicyo wemerewe gukora ngo byemere, kubera ko hari imbaraga umwanzi yazanye mu isi z'iki cyorezo. ariko ndagira ngo mpanurire isi, ndagira ngo mpanurire u Rwanda, ndagira ngo mpanure abanyarwandakazi, abazungu, abirabura ndetse n'abandi bose. ndagira ngo mvugane namwe ngo Imana ije gutangiza ubuzima buzira umuze ku buzima bwawe. hari iminsi yo kwihisha bibaho, ariko iminsi yo kujya ku mugaragaro nayo irageze, kubera ko ariko Imana ivuganye natwe. ngo Ezekiel agihanura ngo abona iyo mitsi iraje iriteranya, abona amagufwa bitangiye kugenda neza. ngo amaze guhanura, ngo yitegereje abona nta mwuka ubirimo, kandi mu by'ukuri byari ngombwa ko aya magufwa amaze kujyaho ibi byose bivuze ngo yari amaze kuba umurambo. byari ngombwa ko uyu murambo, niba Imana ije kuwuha ubuzima, byari ngombwa ko uyu murambo ugomba gutangira ukagenda, bikagaragara ko ijambo Imana yavuganye na Ezekiel ije kurishyigikira. ngo Imana iramubwira ngo wituza guhanura, kuko iki nicyo gihe cyo guhanurira iyi mibiri ubona. ngo arangije aravuga ngo yemwe mwa magufwa mwe, ntabwo kwitwa amagufwa birakurwaho, kuko nta mwuka urakwinjiramo, kuko nta buzima burakugaragaraho. kwitwa umurwayi ntibirarangira, kubera ko ukirwaye. haleluya. ariko muri aka kanya Imana ihabwa icyubahiro, Imana nishyirwe hejuru. muri aka kanya kuko Imana igukijije, nawe ugiye kwitwa muzima. kuko Imana igukuyeho umwuka w'ubugumba, nawe ugiye kwitwa uwabyaye. kuko Imana igukuyeho umwuka w'ubushomeri, nawe ugiye kuba umukire. Imana ihabwa icyubahiro. ngo Ezekiel amaze guhanurira iyi mibiri, ngo agiye kubona abona imibiri irahagurutse, abantu batangira kugenda, ibintu bitangira kwemera, ubuzima burinjira. haleluya. ibitari ubuzima bihinduka ubuzima, ibyari byaranutse Imana ibikuraho umunuko. Imana yacu nihabwa icyubahiro. muri aka kanya nagira ngo mpanure ubuzima bwawe, nitaye mu cyiciro urimo icyo ari cyo, ntabwo ndi buze kwita. ngo agiye kubona ngo abona ibyari amagufwa bibaye abantu, agiye kubona ibitari byarigeze kwambara birambaye, agiye kubona abona ibitarigeze bikora ubukwe burakoretse, agiye kubona abona ibyara uburwayi bikuweho. Imana nihabwa icyubahiro. ndavugana nawe unteze amatwi muri aka kanya, ndavugana nawe ukurikiye Kanani TV muri aka kanya, ndagira ngo mvugane nawe ngo ibitari ubuzima imbere yawe Imana ibihinduye ubuzima, ibyari imivumo ku buzima bwawe Imana inyuranyije ibihe n'iminsi. ntabwo impundu z'ababisha arizo zizahora zivuga ku buzima bwawe. umwanditsi umwe yarafashijwe aravuga ngo hari ibyiringiro yuko igiti cyatemwa ariko nyuma kikongera kigashibuka. nubwo igiti cyawe cyatemwe, Imana ishimwe yuko itegetse igiti kigashibuka. Imana nishyirwe hejuru. ntabwo ndi buze gutinda muri ibi bintu bya Yesu, kubera ko Yesu yaguhaye igihe ugikoresha uko ugomba kugikoresha. nagira ngo mvugane nawe iri jambo ry'ubuhanuzi, uku kuboko kwageze kuri Ezekiel, iri jambo ryabwiwe Ezekiel, kandi iri jambo ryongeye kumanukira mu matwi yawe, ryongeye kumanuka rije kukuzahura, ryongeye kumanuka rije kuguha ubuzima, kuko Imana
yitegereje ibona nta buzima, Imana yurukiye gutanga ubuzima. Imana ihaye ubuzima abanyarwanda n'abanyarwandakazi. Imana ihaye ubuzima wo kurikiye Kanani TV. Imana ihaye ubuzima abagaragu bayo bayitakira ku manywa na ninjoro. Wowe wayisenze ukayitabaza ikavugana nawe, iki nicyo gihe Imana iguhagurukije, kuko ariko Imana ivuganye nawe. Imana ishimwe. Ngo Ezekiyeli akimara guhanura, abonye ibyo yahanuye byose Imana ibishohoje, Imana iramubwira ngo aya magufwa ntago ari amagufwa yandi wabonaga, abangaba n'ab'inzu ya Isiraheli, abangaba n'abanyarwanda n'abanyarwandakazi, abangaba n'isi yose muri rusange. Dore bari bageze mu gihe cyo kwiheba ndetse no kwiganyira. Dore bari batakaje ibyiringiro, bazi ko nabaretse. Dore bari bafite amagambo atandukanye n'ubuhanuzi butandukanye buvuga ko Imana yabateye umugongo. Imana yaturemye yarangiza ikadukuza, iracyafite ibyiringiro. Arangije aravuga ngo aba n'ab'inzu ya Isiraheli babwire yuko ngarutse muri bo, babwire ko nje kugendera hagati muri bo, babwire ko nje kubagirira neza, babwire ko nje kubatarura aho bari baratataniye hirya no hino. Nduwiteka uje kubaramburira amaboko. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Ni wowe nanjye rero Imana ivuganye nawe. Ubuzima bwawe Imana irabuzi, imibereho yawe Imana irayizi. Nagira ngo nkubwire ngo ivugana natwe niyo kwizerwa. Iyo twabonye mu bihe byatambutse tukayibona muri guma mu rugo y'ubwatambutse, ndagira ngo nkubwire ngo n'uyu munsi Imana ije kwigaragaza. Ndabashimiye. Tugera ku musozo ndagira ngo dusenge Imana, ariko nagira ngo nkubwire ko Imana iminsi umaze urwaye bitayikanze. Imana irambuye ikiganza ikoze ku buzima bwawe. Nagira ngo nkubwire ngo iminsi umaze usengera icyifuzo kidahinduka, nagira ngo nkubwire ngo iby'Imana ntibiyikanze. Imana irambuye ukuboko ku buzima bwawe, ije kugusubiza. Imana nihabwe icyubahiro, Imana nishyirwe hejuru. Nimunyemere dusenge, ntabwo turi buze gutinda. Nimunyemere dusenge, kuko ubuhanuzi si ubutinda, ubuhanuzi ni ubwihuta, kugira ngo wumve icyo Imana ivuganye nawe. Gusa nagira ngo nkubwiye ngo n'Imana ivuganye nawe ntabwo ari njye uri murareba muri aka kanya, ntabwo ari njye uri kuvuga muri aka kanya, ahubwo n'ijwi ry'Imana Imana ishimye ko rimanukira muri jye, kugira ngo Imana ikubwire icyo yifuzaga kukumenyesha, kugira ngo ikubwire aho ishaka kukuvana n'aho ishaka kukugeza. Icyo akora nagira ngo nkubwire ngo nubwo wari utakaje ibyiringiro byo kubaho, Imana imanuye umwuka, imanuye ubuzima, imanuye kubaho, kuko wabonaga byari bikurangiranye, aho byari birangiriye Imana ihatangirije ubuzima. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Mwami Yesu, turagushimiye kandi turaguhimbaje. Ntabwo ari ku bwacu, nta nubwo ari ku bw'amaboko yacu, ahubwo ku bw'imbaraga zawe umanutse gukora imirimo n'ibitangaza. Ndasengana n'uyu muntu umaze igihe kirekire arwaye. Mu izina rya Yesu ndategetse ngo izi mbaraga z'uburwayi zikurweho n'amaraso ya Kristo Yesu. Imbaraga Yesu yakoresheje azura Lazaro nizikore kuri ubu burwayi. Imbaraga Yesu yakoresheje ahaza abantu 5,000 nizikore kuri aba bashonje. Imbaraga Yesu yakoresheje asubiza umwana uyu mugore w'umupfakazi wari umaze kumubura, nizitanga urubyaro kuri aba babyeyi. Imbaraga Yesu yakoresheje ataha ubukwe bw'Ikana nizikore kuri uyu mukobwa, nizikore kuri uyu musore ubukwe apfushije 1, 2, 3 zibutangize mu izina rya Yesu. Kandi ntabwo ndi buvuge ku mbaraga gusa Yesu yakoresheje kuri abo, ahubwo imbaraga n'imbaraga yakoresheje mu byanjye, imbaraga yakoresheje mu by'inshuti n'abavandimwe, nizize zikore mu izina rya Yesu Kristo. Turagushimiye ko wumvise gusenga kandi kubikoze. Izina rye rikomeze guhabwa icyubahiro, ikuzo n'icyubahiro bibi byawe none n'iteka ryose, mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Imana yishimwe cyane. Twumvise ijambo ry'Imana. Mukozi w'Imana arakoze cyane. Imana imumugisha mu izina rya Yesu. Ezekiyeli, Imana igumugisha kandi ikomeze ikwagure mu buryo bwose. Ntabwo agiye gusa, ahubwo turi kumwe, azagaruka
bidatinze atanga ubuhamya bwe, aho Imana amukuye, uko yari yaratawe, uko byari ibibazo bikomeye, uko yakuze, uko yavutse. Mbega ni ibintu bikomeye kugira ngo Imana yaramuzahuye, hari aho yamukuye, hari aho yamuvanye, bivuga ngo ni ubuzima bukomeye yagiye acamo, ariko murumva ko twize ijambo ryiza cyane. Uwari wese uryumvishe rero Imana iguhe umugisha mu izina rya Yesu. Rero ndagira ngo atange nimero ku muntu wese ushobora kuba yamukenera cyangwa se yabasha kugira icyamubaza cyangwa yamushaka kugira ngo musengere, kugira ngo abashe gutanga nimero wazamukuraho cyangwa se wazamuboneraho. Nimero yanjye ni 0787 768 761 ni nimero nkoresha, nyikoresha kuri WhatsApp ndetse n'ahandi hose, ariko niyo nkunze gukoresha unkeneye ni nayo wasangaho. Hanyuma ku by'ubuhamya zababwira uburyo navutse ndagaprimatiri, umupfumu wo mu miryango yo kwa mama agahanurira papa yuko nzavuka ndagakobwa ariko ngahita mpfa. Icyo gihe nkavuka ndi umuhungu kandi nkavuka ndagaprimatiri. Nongere mbabwira uburyo umurozi yandoze, nkamara imyaka igera muri 2 ndwaye ubwo burozi, nkagera igihe ngapfa ariko nkazuka. Hanyuma amatungo yitwa ingurube nta muntu utayazi, yigeze arya umwanda waho nge nitumye. Hanyuma ayo matungo yose uko arane arapfa, barayahamba. Imbwa ziyariye nazo zirapfa, noneho nanjye nkurikiraho ndapfa, ariko Imana kuko yari yaramvuzeho ijambo ndazuka. Ubwo nibwo buhamya nzagaruka tuganiraho. Urumva rero ko dushonje duhishiwe. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Nkwibutsa gukora subscribe, share na comment kugira ngo uyu murimo cyangwa se umurimo w'Imana waguke, komeze ujye imbere, komeza ukore ibyo byose uko biri, kandi ujye ushima Imana yatumye uriho. Imana iguhe umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Amina.